Yes, reka nongere mbasuhuze ani nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri chaîne ya Cyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Uyu munsi turi ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Ngewe rero ndi Shuti Isaac mugiye kubana muri aya makuru nabateguriye. Ni amakuru dukesha Radio TV10, ni inkuru yanditswe ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane 2026. Ni inkuru ivuga iti Inyamasheke Gitifu na Mudugudu ntago bavuga rumwe ku mafaranga yakwa umuturage kugira ngo ahabwe serivisi. Ni amafaranga rero biri kuvugwa yuko umuyobozi w'umudugudu yatse umuturage kugira ngo amuhe serivisi. Ni amafaranga agera kuri 700 kugira ngo uyu muturage ahabwe serivisi. Nk'uko tubikesha Radio TV10 yagize iti mu gihe hari abaturage bo mu murenge wa Gihombo mu kagari ka Butare bikoma mudugudu basaba amafaranga kugira ngo abahe serivisi, ubuyobozi bw'umurenge buramagana iyo migirire buvuga ko nta mafaranga umuturage agomba kwishyura kugira ngo ahabwe iyo serivisi. Mudugudu utungwa agatoki akavuga ko nawe aya mafaranga aba yayatumwe n'ubuyobozi bw'umurenge kandi ko uyu mudugudu atayakura mu mufuka we kugira ngo ayajyane ku murenge. Nyirambabazi Sarafina wo mu mudugudu wa Butare mu kagari ka Butare ufite umwana wavukanye ubumuga, numwe mu babuze serivisi kwa mudugudu nyuma yo kutabona amafaranga yasabwe n'uwo muyobozi w'umudugudu. Uyu Wimbabazi Sarafina avuga ko yarabonye ubufasha bwo kugeza umwana we mu bitaro bya Gatagara ariko bikamusaba icyangombwa cyo mu mudugudu cyuko atishoboye, akagarukira kwa mudugudu nyuma yo kubura amafaranga 700 yo guha uyu muyobozi w'umudugudu. Agira ati bamwe gusubira mu mudugudu gushaka icyangombwa cyuko ntishoboye, mageze arambwira ngo ati ninanga amafaranga ya bandorori, muhaye amafaranga 500 arayangamita mbyihorera ndanayararira. Nari mfite amafaranga 500 yonyine ngo nyihorere. Ati ngeze no ku kagari nsanga bakoze nari kurega uyu mudugudu kwa Gitifu. Uyu muyobozi w'uyu mudugudu wa Butare Nshimiyimana Theogene yemereye Radio TV10 ko yaka abaturage amafaranga yo muri gahunda zitandukanye ngo kuko ariho aba baboneye ko kandi ko nawe aba yasabwa n'inzego zimukuriye. Mudugudu ati turi kwaka umusanzu wo kugira ngo tuzaremere abantu batishoboye ariko natwe nicyo gihe tuba tumuboneye. Ariko se nanjye niba ndi kubazwa amafaranga bategetse mu mudugudu, ati nzayakura mu ruhago rwanjye muvandi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gihombo Niyitegeka Jerome avuga ko nta mafaranga ubuyobozi bwatumye ba mudugudu kandi ko nta kiguzi umuturage yishyura ngo ahabwe serivisi nk'iy'uwo mugore Sarafina yari akeneye. Ati uyu muyobozi w'uyu mudugudu agiye kubibazwa ndetse n'uwimwe serivisi agiye kuyihabwa. Gitifu aragira ati guhabwa serivisi ni uburenganzira bw'umuturage, ntabwo bimusaba kubanza gutanga amafaranga, ibyo ni kirazira. Turakurikirana umuyobozi ubikora kandi uwo muturage turamufasha ku buryo abona serivisi agomba guhita ayibona. Ngira ngo mu minsi ishize perezida w'u Rwanda yakoranye ikiganiro n'abayobozi bayoboye uturere ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Yagarutse ku kibazo cy'umubyeyi wa hariya i Karongi wari wimwe serivisi z'ubuvuzi bimuviramo gupfa. Ngira ngo rero hari igihe umuyobozi w'ikirenga ajya atanga impanuro, nyamara izo mpanuro atanze zikumvwa n'abayobozi bamwe na bamwe. Nyuma y'aho ngaho rero ibyo biganiro bimara kuba, hari abandi bagiye babura serivisi zigiye zitandukanye, yewe wanakurikirana ugasanga nabo batavuga rumwe hagati y'uyu muyobozi w'uyu murenge wa Gihombo ndetse n'uyu muyobozi w'uyu mudugudu wa Butare. Kenshi usanga hari nk'abayobozi bakuru baba babirenganiramo, ugasanga nk'ubu ngubu umuturage yimwe serivisi n'umuyobozi w'umudugudu, nyamara wabitekerezo ugasanga uyu muyobozi w'umurenge siwe wigeze atuma uyu muyobozi w'umudugudu kwima uyu muturage
umuturage serivisi. Ariko iyo bigaragaye nk'uku nguku ko umuyobozi yimye serivisi umuturage, nk'ubu umuyobozi w'umurenge biba bimugaragarije ko hari abaturage badahabwa serivisi neza n'aba bayobozi bo mu nzego zo hasi, bigatuma rero ikibazo nk'iki iyo kigaragaye bituma aba bayobozi bo hejuru baba ari abayobozi b'umurenge bafata imyanzuro yo gukurikirana kugira ngo bamenye niba abaturage mu nzego zo hasi bahabwa serivisi. Ngira ngo n'izo mpanuro perezida w'u Rwanda yatangaga barazumvaga. None uyu mubyeyi Uwimbabazi Serafina nawe akaba yarimwe serivisi ku mafaranga agera kuri 700. Umwana we rero ubuvuzi yaraguhabwa icyo gihe bukaba bwarahagaze. Ese uyu Nyirambabazi Serafina ubuvuzi ari buze kubona, ese biri buze kurangira bite? Aya mafaranga 700 niyo yaba yarabaye intandaro yo kubura ubuvuzi bw'uyu mwana. Kuki abayobozi bamwe na bamwe usanga badaha agaciro badaha agaciro inama perezida w'u Rwanda aba yatanze? Ukibaza biba byagenze bite mu by'ukuri kugira ngo umuyobozi nk'uyu nguyu yime umuturage serivisi yo kuvuza umwana we, dore ko uyu Nyirambabazi Serafina yarabonye serivisi y'ubuntu kugira ngo yemererwe ko atishoboye gusa, hanyuma ibitaro bya Gatagara bimuvurire uyu mwana nawe agira ubuzima n'ubwo abandi bafite bazima. Ngayo nguko rero ngira ngo ubuyobozi buragumya bubikurikirane, hanyuma bihabwe umurongo. Wanze gutanga serivisi uko byagenda kose agomba kubibazwa. Shimire mu mwese twabanye. Ngayo nguko mukomeze kugira ibihe byuzuyemo ibyiza byose mwifuza, ari nako